mu nshuro waryamanyemo n'umu boss wakoreraga nta kintu yaguhaga cyangwa urumva ku nshuro ya kane nanjye nahakoraga amakosa menshi ntago nahuzaga na mabuja yaratangiye kujyamo 1000 afite just umugabo akakurongora akaguha inote y'1000 yaratangiye kujyamo 1000 nabwo yakimaye rimwe rega ubwa akambwira ngo ndi kukuvugana ngo mabuja atakwirukana twaga ngiye nakubitaga ibyana bye umugore ntiduhuza akanca ruhinga kaza akitsiba yena kuni gufata ibyana ayo ndi kurwana nabyo nyine akaza kumba amabi yose nakoze yayumvise apanga kunyirukana umugabo gambye azambye ngo nirwa nkurwanira ishyaka ngo umugore atakwirukana ngo abashaka kukwirukana naye impamvu ndwanira ishyaka nuko yitorera Imana akajya mbira ngo uraryoshye ntabizi Okay, ntabwo wigeze wenda uwo muboss akubuza ngo nubwo muryamana ntuzabibwire nyoko buja? Hoya ntabwo wigeze abimbuza ariko nanjye saye gutegeka no kubivuga. Kubera iki? Ako bwumva ajya kubwira umuntu ngo ndyamana n'umugabo wawe ari naho ukora ko umuntu atinyaga kuba namwirukana noneho Kagogo ne warakoraga uwo mugabo Kagogo shamva no biki kiganiro wa mugabo nabaga turi kandi abyibuka ntabwo nyuma mwongeye guhura oya ahantu hose nagiye nkora nje sinigeze mpura nabo nabaga nabi mwavuga nabi je nakoze ahantu nkata kose navuye nabi ku buryo twekongeye guhura okay Tubwiye ko bwa mbere uryamana n'umugabo afite imyaka 16 umusore mwanganaga urakomeza mukajya uryamana n'abandi bitandukanye ariko none ndajyangire vava bwa mbere noneho igitsina cy'umugabo kikuryohera ukumva koko bwa mbere imibonano mpuzabitsina nkuko wigeze kuvuga kiryoha pe bwa mbere ukarongorwa n'umugabo ukumva iyi mibonano mpuzabitsina iraryoshye kweri kweri wari ufite imyaka ingahe Somva ko nyine kankukomereza tuva ko navuye mwako kazi gutyo ese nkomeze Nyamirambo mu kazi ko mu kabari naho wagwana ariko nabwo sinari nakumva neza kwiryo natangiye ndi kuyumva neza numva ko ari fresh mfite imyaka 22 ubwa mbere umugabo anyaza umva ndanyara numva biraryoshye ariko ubwo niwe watangiye kunyara nari ntarabyara udasambana nyine wasambana igitsina kikamenyera ugatangira kujinyana no kwirekura nyine ubwo bwana n'abagenzi bawe nyine bakugiye kuntu bigenda yego ubwo ku myaka 22 ugiye kumbwira kari bwo wakoze imibonano mpuzabitsina numva birandyohe ndanishima yego okay vava umuntu mukuru mu buzima bwawe waryamanye nawe mu myaka yose ukavuga ati wa musaza we nugushaje urandongoye yarafite nk'imyaka ingahe ugereranyije kukurongora ni kimwe yego no kuryoherwa ni ikindi ari umusaza ushaka kurongora ukaryoherwa yego ari no kurongora nugira ikintu wumva ndashaka ugiye mu maguru ntitaye ko